akabinyemerera. Ndashaka nkubwire ngo uko byari biri ntago ari ko biri bigume, uko bisa kose Imana iraza gukora, izina ry'Imana rihimbazwe. Nta n'umwanya kuko intumwa iyo itumwe ntabwo itinda. Nje guhanurira ubugingo bwawe, nje kuvugana nawe mu ijambo ry'Imana, kandi Imana irarema. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, nta kigerageza Imana itanga idafitiye igisubizo. Cyaba cyaturutse ku mubi iragishoboye, cyaba cyaturutse kuri yo iragishoboye, cyaba n'icyo wizaniye, haleluya, nakiragisoboye. Nasomye ijambo ry'Imana mu ngoma, harambwira ngo abantu bitiriwe izina ryanjye ngo nibahindukira bakanyegera ngo bakantakambira ngo nzumva mbakirize igihugu. Uno munsi urakira mu izina rya Yesu. Burareka mbabwire, hari igihe abantu batureba bakatureba uburebure, bakaturebera ubugufi, bakatureba inkandagiro, ariko reka nkubwire, Imana yakubitsemo ibizakiza abantu. Imana ishimwe cyane. Imana yakubitsemo ibizazura benshi. Imana yakubitsemo ibizakora ibintu bidasanzwe. Kuko reka nkubwire, iyi Imana iguhagurukije, iguhagurutsa ugayitse, iguhagurutsa usuzuguritse, ariko haleluya, igukoresha uri umuntu w'igiciro. Uyu Elisa fizika, iyo wamurebaga inyuma, urebeye kuri ubu butumwa bwanditse muri iki gitabo, nta n'agacuma k'amazi yari afite. Bivuga ngo yari afite inkweto imwe n'umwambaro umwe, ariko muri we Imana yarabitsemo ibintu bikomeye. Haleluya. Ndaza kukuvuriza ngo Imana ikuhambire cyangwa ikuzirike ku kinyita cyayo. Imana ishimwe. Reka mvugire ijambo, abantu baturebera mu bitwicariye batazi ikitwicayemo, ahuri unzamurira icyubahiro. Reka ndisubiremo, abantu baturebera mu bitwicariye, abantu baturebera mu bidutsikamiye, ntabwo bazi icyo Imana yatuvuzeho. Ngo akajya Karumeli gusenga ku musozi, ariko ngo agahora agenda, ariko ngo Imana ahishurirwa urugo rumwe, ajya asabamo amazi, ngo uko ahanyuze, uko imbere ko ngo haleluya, ngo akagenda agakanywa amazi kuri uyu mugore. Uyu mugore ni muntu ki? Uyu mugore ni umugore ngo w'umushuremu-kazi. Imana yari yaramuhaye umugisha, yari yarahawe gutunga, aratunganirwa, ariko Imana imushyiramo password yo kugira ngo haleluya izatume uyu muhanuzi w'Imana Elisa avomererwa amazi cyangwa asasirwa. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, Imana igitanga umugisha, ariko ugasanga isigajemo agapassword, akantu gatuma ugaruka kuri yo. Imana ishimwe cyane. Imana igitanga umugisha, ukagira imodoka, ukagira amazu, ugatunganirwa, akazi keza, kuri konti amafaranga kari, ariko Imana ikavuga ati uno muntu sinzamushobora ntashyiramo kode. Haleluya. Ndashaka nkubwire ngo kode ikurimo Imana yaguteretsemo, igutera gusubira ku musaraba gusenga, kwerekeza amaso ku Uwiteka, yabitse n'umuntu uzayikuramo. Rero ndashaka nkubwire, hari kode umaranye iminsi uririraho, hari kode y'igisuzuguriro, hari kode y'amadeni, hari kode y'uburushi, hari kode y'ubugumba, hari kode y'ubupfakazi. Uyu munsi Imana yamaye password yayo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ngo akagenda akanywa, akagenda akarya, bakamusabira umugisha akagenda. Ariko ngo uyu Elisa ngo rimwe ngo aza gukorwaho, araza ngo aza kuvuga ngo Mana niki nakorera uru rugo rw'umushunemu-kazi. Ngo yagendaga n'umudiyakoni we Gehazi akurura amakuru Gehazi yabaga yazi. Imana ibatiza Gehazi. Hari abantu banga Gehazi. Gehazi niba abantu bakumenyera amakuru bakayatangaza mbere. Gehazi niba abantu bavuga nibyo batabwiwe, nibyo batatumwe kuvuga. Abo bantu Imana yarabagutije ku buzima bwawe, kenshi rimwe na rimwe urabijujutira. Ariko reka nkubwire, Gehazi aturanye na Elisa. Imana ishimwe cyane. Gehazi aza mbere, Elisa akaza ashyiraho umutemeri apfundikira. Imana ishimwe cyane. Gehazi amenya amakuru y'uru rugo rw'umushunemu-kazi, amenya ko ngo haleluya Imana yamuhaye umugisha ariko nta mwana agira. Ndirukanka cyane, nuko ngo Elisa ahamagara umushunemu-kazi, aramubwira ngo nkugirire nte kuko wangiriye neza. Undi ngo yari yaranyuzwe. Hari ubuzima tubamo tukiyakira, ugahozwa ku nkeke. Ngo akajya Karumeli gusenga ku musozi, ariko ngo agahora agenda, ariko ngo Imana ahishurirwa urugo rumwe, ajya asabamo amazi, ngo uko ahanyuze,
uko imbere ko ngo haleluya, ngo akagenda gakanywa amazi kuri uyu mugore. Uyu mugore ni muntu ki? Uyu mugore ni umugore ngo w'umushunemu-kazi. Imana yari yaramuhaye umugisha, yari yarahawe gutunga, aratunganirwa, ariko Imana imushyiramo password yo kugira ngo haleluya izatume uyu muhanuzi w'Imana Elisa avomererwa amazi cyangwa asasirwa. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, Imana igitanga umugisha ariko ugasanga isigajemo password, akantu gatuma ugaruka kuri cyo. Imana ishimwe cyane. Imana igitanga umugisha, ukagira imodoka, ukagira amazu, ugatunganirwa, akazi keza, kuri konti amafaranga kari, ariko Imana ikavuga ati uno muntu sinzamushobora ntashyiramo kode. Haleluya. Ndashaka nkubwire ngo kode kurimo Imana yaguteretsemo igutera gusubira ku musaraba gusenga, kwerekeza amaso ku Uwiteka. Yabitse n'umuntu uzayikuramo. Rero ndashaka nkubwire, hari kode umaranye iminsi uririraho, hari kode y'igisuzuguriro, hari kode y'amadeni, hari kode y'uburushi, hari kode y'ubugumba, hari kode y'ubupfakazi. Uyu munsi Imana yamaye password yayo. Izina ry'Imana rihimbazwa. Ngo akagenda akanywa, akagenda akarya, bakamusabira umugisha akagenda. Ariko ngo uyu Elisa ngo rimwe ngo aza gukorwaho, araza ngo aza kuvuga ngo Mana niki nakorera uru rugo rw'umushunemu-kazi. Ngo yagendaga n'umudiyakoni we Gehazi akurura amakuru Gehazi yabaga yazi. Imana ibatize Gehazi. Hari abantu banga Gehazi. Bagehazi niba abantu bakumenyera amakuru bakayatangaza mbere. Bagehazi niba abantu bavuga nibyo batabwiwe, nibyo batatumwe kuvuga. Abo bantu Imana yarabagutije ku buzima bwawe, kenshi rimwe na rimwe urabijujutira. Ariko reka nkubwire, Gehazi aturanye na Elisa. Imana ishimwe cyane. Gehazi aza mbere, Elisa akaza ashyiraho umutemeri apfundikira. Imana ishimwe cyane. Gehazi amenya amakuru y'uru rugo rw'umushunemu-kazi, amenya ko ngo haleluya Imana yamuhaye umugisha ariko nta mwana agira. Ndirukanka cyane nuko ngo Elisa ahamagara umushunemu-kazi, aramubwira ngo nkugirire nte kuko wangiriye neza. Undi ngo yari yaranyuzwe. Hari ubuzima tubamo tukiyakira, ugahozwa ku nkeke y'ubuhanuzi. Ni amagambo aje gukora. Ndumva njya nkunda kubwira Imana ngo nge singiriho niwe Kristo uri muri jye. Rero nuzajya ungirira neza ukantereka kuri iyi mikoro, ujye unyemerera mvuge kandi amagambo mvuze uyaherekeresha imirimo n'ibitangaza. Si kenshi nzajya nturumbuka ngo mpfe guhagarara tu nzemba mvuga ari uko Imana yampagurukije kuvuga. Rero Imana impaye amagambo akomeye kandi na magambo y'ubuhanuzi, na amagambo agiye kurema ibintu bikaremeka, na magambo agiye gukora ibintu byananiranye. Warasenze urasengerwa biranga, ariko uyu munsi birakunda mu izina rya Yesu. Uyu munsi biremera mu izina rya Yesu. Ijambo ryanambwiye ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Rero ndashaka mbabwire ngo muhagaze mu mavuta y'abahanuzi, nje guhanurira igihugu, nje guhanurira isi, kuko Imana inteye iteka ikantunga inkoni kandi kabinyemerera. Ndashaka nkubwire ngo uko byari biri ntago ari ko biri bigume, uko bisa kose Imana iraza gukora. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nta n'umwanya, kuko intumwa iyo itumwe ntabwo itinda. Nje guhanurira ubugingo bwawe, nje kuvugana nawe mu ijambo ry'Imana, kandi Imana irarema. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, nta kigerageza Imana itanga idafitiye igisubizo. Cyaba cyaturutse ku mubi iragishoboye, cyaba cyaturutse kuri yo iragishoboye, cyaba n'icyo wizaniye haleluya na kiragisoboye. Nasomye ijambo ry'Imana mu ngoma, harambwira ngo abantu bitiriwe izina ryanjye ngo nibahindukira bakanyegera ngo bakantakambira ngo nzumva mbakirize igihugu. Uno munsi urakira mu izina rya Yesu. Ariko munyemerere tubaze dusenga Imana. Mana nyir'ubutware kandi Imana nyir'ubushobozi, twongeye kugaruka imbere yawe, turagushimye Uwiteka Imana yacu, turakunezerewe Jehova. Nyemerera ubane natwe mu ijambo ryawe, kandi amagambo duhaye meza y'ubuhanuzi yihumure. Nyemerera Mwami Imana agira hana kuri umuntu, agira hana mushyitsa, icyubahiro kibi cyawe. Turagushimye kuko uri Imana, mu izina rya Yesu, amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba kabiri 18 ku murongo wa mbere, hanyuma twumve icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yasuriraga umwana ati hagurukana nabo mu nzu yawe ugende usuhukire aho
uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana nabo mu nzu ye, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya amara y'imyaka 7. Iyo myaka 7 ishize, uwo mugore arasuhukuka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana, aramubwira ati ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje, atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi ahera karavuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore wazuriye wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Aha niho turi butinde cyane, niho hari mu buhanuzi bwawe. Bibiliya iravuze ngo umwami ahera ko amuha umutwareho umuhesha, aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose. Ntabwo ari umurimo umwe, uhereye ku munsi yahaviriye ukagiza none. Haleluya. Nkuzaniye amagambo y'Imana afite topic cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo umuhesha w'ibyawe Imana iramukoherereje. Umuhesha w'ibyawe Imana iramukoherereje. Ndafashijwe, Imana ituganze cyane. Haleluya. Uyu ni muntu ki? Uyu ninde? Haleluya. Uyu ninde? Niwe shaka kuvugaho gatoya. Yisomye aha mu Bami ba 2 ibice 4 hatubwira inkuru za Elisa. Uyu Elisa yari umuhanuzi w'Imana. Uyu Elisa yari umuntu ugaragara nk'uciriritse, ariko muri w'Imana yarabitsemo ibintu bikomeye cyane. Burareka mbabwire, hari igihe abantu batureba bakatureba uburebure, bakaturebera ubugufi, bakatureba inkandagiro, ariko reka nkubwire, Imana yakubitsemo ibizakiza abantu. Imana ishimwe cyane. Imana yakubitsemo ibizazura benshi. Imana yakubitsemo ibizakora ibintu bidasanzwe. Kuko reka nkubwire, iyi Imana iguhagurukije, iguhagurutsa ugayitse, iguhagurutsa usuzuguritse, ariko haleluya, igukoresha uri umuntu w'igiciro. Uyu Elisa fizika, iyo wamurebaga inyuma, urebeye kuri ubu butumwa bwanditse muri iki gitabo, nta n'agacuma k'amazi yari afite. Bivuga ngo yari afite inkweto imwe n'umwambaro umwe, ariko muri we Imana yarabitsemo ibintu bikomeye. Haleluya. Ndaza kukuvuriza ngo Imana ikuhambire cyangwa ikuzirike ku kinyita cyayo. Imana ishimwe. Reka mvugira ijambo, abantu baturebera mu bitwicariye batazi ikitwicayemo, ahuri unzamurira icyubahiro. Reka ndisubiremo, abantu baturebera mu bitwicariye, abantu baturebera mu bidutsikamiye, ntabwo bazi icyo Imana yatuvuzeho, icyo Imana yatuvuzeho, icyo Imana yatubitsemo. Iyo gihishuwe abantu barabimenya. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana yatubitsemo, haleluya, nicyo kitujya kivumbuka kikatugaragaza, nicyo kijya kivumbuka kikatumenyekanisha. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya. Uyu Elisa yagaragaraga nk'umuntu uciriritse. Uyu Elisa yagaragaraga nk'umuntu usuzuguritse. Igihe kije ngo niko yazamukaga ajya ku musozi Karumeli gusenga, akajya gusaba amavuta, akajya kubwira Imana ngo mporene n'iki. Reka mbabwire, hari abantu bazatabarwa ari uko Imana yabanje kuguhagurutsa. Reka nkubwire, uri umutaka wa benshi, uzatwikira benshi. Reka mbabwire ikintu ikeneye umuntu uhishe. Radio Rwanda ndayikunda, bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni iki, ngo nta makuru. Reka mbabwire mwabahanuzi mwe, reka mbabwire mwabashumba mwe, reka mbabwire mwabakozi b'Imana mwe, reka wakwicaye ku gicaniro ugasenga ukabaza Imana amakuru y'ejo hazaza. Reka mbabwire, ikintu isi kicanze n'ejo hazaza. Ejo hazaza
abayobozi b'ibihugu harabacanze, ejo hazaza abasirikare harabacanze. Reka mbabwire, nta muntu n'umwe udahangayikishijwe n'ejo hazaza. Dore n'ubu izuba ryavuye ntibazi ngo imvura izagira gute, izagwa. Ariko umuhanuzi, haleluya, umuntu wuzuye umwuka wera, umuntu watindanye n'Imana, Imana ijya imuhishurira ibihishwe, Imana ijya imubwira iby'ejo hazaza. Komera Imana amashyi niba ubyumvise. Ngo akajya Karumeli gusenga ku musozi, ariko ngo agahora agenda, ariko ngo Imana ahishurirwa urugo rumwe, ajya asabamo amazi. Ngo uko ahanyuze, uko imbere ko ngo haleluya, ngo akagenda agakanywa amazi kuri uyu mugore. Uyu mugore ni muntu ki? Uyu mugore ni umugore ngo w'umushunemu-kazi. Imana yari yaramuhaye umugisha, yari yarahawe gutunga, aratunganirwa, ariko Imana imushyiramo password yo kugira ngo haleluya izatume uyu muhanuzi w'Imana Elisa avomererwa amazi cyangwa asasirwa. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, Imana igitanga umugisha, ariko ugasanga isigajemo aga password, akantu gatuma ugaruka kuri cyo. Imana ishimwe cyane. Imana igitanga umugisha, ukagira imodoka, ukagira amazu, ugatunganirwa, akazi keza, kuri konti amafaranga kari, ariko Imana ikavuga ati uno muntu sinzamushobora ntashyiramo kode. Haleluya. Ndashaka nkubwire ngo kode ikurimo Imana yaguteretsemo igutera gusubira ku musaraba gusenga, kwerekeza amaso ku Uwiteka, yabitse n'umuntu uzayikuramo. Rero ndashaka nkubwire, hari kode umaranye iminsi uririraho, hari kode y'igisuzuguriro, hari kode y'amadeni, hari kode y'uburushi, hari kode y'ubugumba, hari kode y'ubupfakazi. Uyu munsi Imana yamaye password yayo. Izina ry'Imana rihimbazwa. Ngo akagenda akanywa, akagenda akarya, bakamusabira umugisha akagenda. Ariko ngo uyu Elisa ngo rimwe ngo aza gukorwaho, araza ngo aza kuvuga ngo Mana niki nakorera uru rugo rw'umushunemu-kazi. Ngo yagendaga n'umudiyakoni we Gehazi akurura amakuru Gehazi yabaga yazi. Imana ibatiza Gehazi. Hari abantu banga Gehazi. Gehazi niba abantu bakumenyera amakuru bakayatangaza mbere. Gehazi niba abantu bavuga nibyo batabwiwe, nibyo batatumwe kuvuga. Abo bantu Imana yarabagutije ku buzima bwawe, kenshi rimwe na rimwe urabijujutira. Ariko reka nkubwire, Gehazi aturanye na Elisa. Imana ishimwe cyane. Gehazi aza mbere, Elisa akaza ashyiraho umutemeri apfundikira. Imana ishimwe cyane. Gehazi amenya amakuru y'uru rugo rw'umushunemu-kazi, amenya ko ngo haleluya Imana yamuhaye umugisha ariko nta mwana agira. Ndirukanka cyane, nuko ngo Elisa ahamagara umushunemu-kazi, aramubwira ngo nkugirire nte kuko wangiriye neza. Undi ngo yari yaranyuzwe. Hari ubuzima tubamo tukiyakira, ugahozwa ku nkeke na nyoko bukwe na so bukwe, ukabiciro ry'imigani mu kazi, waritsindiye, wariyigiye, interview warayikoze, ikizami waragitsindiye, ariko wagera mu kazi ukagira ikigeragezo cy'umukoresha wawe, ukagira ikigeragezo cy'uwo wagasanzemo. Ndashaka nkubwire ngo password ya code ndayifite uno munsi. Imana yayimpaye, ni wowe yantumyeho kugira ngo nkubwire ngo ayo marira uri murira ntabwo azongera. Birashoboka ko ari urushako rubi, ukavuga ngo uru rugo ko nasezeranye nkaba nashaka gukora divorce ntazaseba. Ndashaka nkubwire ngo iyo code nakuzaniye password yuko bigiye kugenda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana impagarikije hano nk'umuhanuzi. Imana impagarikije hano nk'umuntu uje kukubwira ngo ntago biri bugume kuguma nk'uko byari bimeze. Izina ry'Imana rihimbazwa. Mushunemu-kazi aramubwira ngo ya ndashaka kwibera mu bacu. Hari ubuzima mu tukiyakira ukumva nta yindi ntambwe watera, ariko urayitera mu izina rya Yesu. Urayitera mu izina rya Yesu. Ubuzima bwo kwiyakira, ngo ntabwo abana baziga, ngo singe nabona amahoro mu rugo. Uno mugore w'umushunemu-kazi nta nzara yari afite. Yari afite abagaragu n'abajagirizwa ye n'abamwoza ibirenge, ariko yari afite agahinda ko mu mutima k'ikintu bita ubugumba. Buri hari ibigeragezo bibiri nabonye mu buzima, ikigeragezo cy'inzara n'ikigeragezo cy'ubugumba. Mana we ugira amaboko, birababaza. Ubugumba burababaza,
nasomye inkuru za Penina na Hana numva ndakomeretsa atari njye. Imana ituganze cyane. Ikigeragezo cy'inzara nanjye ubahagaze imbere nahuye nacyo. Sinjya nkunda kubwira abantu aho ngeze, mbanza kubabwira aho navuye. Inzara yarandiye, inzara yarambabaje, narayumvishe. Imana ibarinde inzara, inzara iraryana. Kandi nujya ujye urenza amaso imbibi, winjire mu muhana, urebe ushonje nawe umugaburire. Imana izakwibuka hashize iminsi. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo nuko Elisa ahanurira uyu umushuneye mu kazi atabyeretswe kuko abyumvanye Elisa Gehazi, aramubwira ngo umwaka taha nk'iki gihe uzaba ucikiye umwana, kandi n'umwana mwiza w'umuhungu. Undi aramubwira ngo vuga uvuye. Sinzi niba abandi bahanuzi bari barahaciye bikanga. Haleluya. Ariko nababwiye ngo Imana yagushizemo kode itereka umuntu paswa uvana ufite password y'ibyawe, ngo bucya yatwise, ngo asama nk'uko abandi basama, ahurwa nk'uko abandi bahurwa. Oh haleluya. Ngamezi 9 nawe ngo yibaruka umwana w'umuhungu nk'abandi. Imana ishimwe ngo umwana w'igitangaza, umwana w'isezerano ritinze araryoha. Imana itugirire neza. Ngo nuko bakajya bajyana guhinga, ngo umunsi umwe ajyana na se, ngo agezeyo ngo afatwa n'ikintu bitwa umutwe, ngo atange umva yarazi no kuvuga, yaramaze gukura, ngo abwira papa we ngo umutwe we, ngo umutwe, ngo ararabirana. Ngo baramujyana bamutereka ku gitanda cya Elisa mu nzu yo hejuru aho bamwubakiye. Birangira ngo avuye mu mwuka. Umugore arebye, buri abamama ndabakunda bazi kureba. Abamama bazi kureba, abamama batubyaye aho muri mwese. Nkunda abamama, nkunda ababyeyi, nkunda abagore. Imana ibaganze kandi bahumugisha. Haleluya. Muri uruganda rukora abantu. Abamama muri uruganda rukora abana amezi 9 utwise umwana, Imana igi bampera umugisha. Abamama bo muri hose ndabashuhuje, kandi Imana ibahumugisha ndabubasabiye, kandi mbasabiye umugisha utagabanije. Uyu mugore ngo hamagaza umugabo aramubwira ngo nyoherereze indogobe n'umugaragu. Abwira umugaragu ngo komeza ugende, tugende tujye Karumeli, nzi neza mfite amakuru ko ari umukozi w'Imana ari. Ngo Elisa amubona akiri kure, aravuga ko atari mu mboneko z'ukwezi, uno mugore aje gukora iki? Sinzi impamvu Imana yahishaga cyane ibintu by'uyu mugore. Reka mbabwire impamvu amakuru menshi tutayahabwa, no kugira ngo ahinduke ishimwe riremereye. Hari ibintu Imana igiye kugukorera bikagutungura, hari ibintu Imana igiye kurema bikagutungura, kugira ngo bibe ishimwe riremereye bihinduke igitangaza. Kandi ndashaka guhanurire mubwire ngo amatwi azabyumva azacura iki? Azacura injerere. Aramubwira ngo iyaba utarampanuriye umwana, iyaba ntaratwise, ko nubundi ntareze umwana apfuye. Ngo yohereza Gehazi. Bagehaze baguciyeho bakuzunguruka 7 ntiwakira, ariko Imana ishize password muri Elisa. Urahura na Elisa, urahura na Elisa kubwira ijambo. Bibiliya irambwiye ngo nuko Elisa arananirwa, ariko nyuma y'umuntu harundi ngo nuko ngo Elisa Gehazi arananirwa, ngo Elisa araza, ngo yikingirana mu nzu, ngamurambikaho ibiganza, amubararaho umunwa ku munwa, amaso ku maso, ngo yitsamura gatatarazuka. Ngo haleluya. Ngamumuhereza ari mu ibyawura byakira. Imana ishimwe cyane. Cyawura bishyikira. Imana ishimwe cyane. Ibyamaze Imana iragutobera kondo, urabona ibyo utabonye, urumva ibyo utumvise mu izina rya Yesu. Ngo amare kumuhereza umwana we, nababwiye ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ngamubwira ngo nibigiye kuba mu myaka 7. Aramubwira ngo mu myaka 7 niho twasomye. Aramubwira ngo imyaka 7 iri imbere, nubwo umwana akize, nubwo umwana azutse. Umva amakuru Imana imbwiye. Irambwiye ngo haguruka. Iyo watindanye n'Imana, Imana iguha amakuru yizewe. Haguruka usuhukuke, ugende ujye mu busuhuke. Hari inzara igiye gutera izamara imyaka 7. Kandi iyo nzara nishira uzagaruka. Ariko haguruka ugende utitaye ku butunzi ufite, utitaye ku byo ufite. Haguruka kuko ni inzara ikomeye. Bibiliya iravuga ngo uno mugore arahaguruka, ngo arasuhukuka. Bibiliya iravuga ngo akimare kugenda ngo ibye biranyagwa, ibye biranyagwa.
ureka nkubwire wanyazwe ibyawe, ariko umuhesha w'ibyawe ari ku buzima bwawe, umuhesha w'ibyawe ari ku rugo rwawe. Wanyazwe, reka nkubwire Penina yatwaye umugabo wawe aragaruka mu izina rya Yesu. Reka nkubwire dayimoni yibye abana bawe ubwenge uburagaruka mu izina rya Yesu. Ndikumva rivuga ngo umuhesha w'ibyawe, umuhesha w'urugo rwawe, umuhesha w'ikibanza cyawe, umuhesha w'inzu yawe, umuhesha wa business yawe, umuhesha w'amahoro mu mutima uramuhabwa mu izina rya Yesu. Nakubwiye ngo Imana yashize kode muri wewe, ariko ihagurukije umuhanuzi w'Imana uza kuvanamo iyo password irahari kandi inyuriye mu ijambo ry'Imana. Urabohoka mu izina rya Yesu. Iyo migozi wazirikishijwe iracika mu izina rya Yesu. Baravuze ngo ntacyo uzimarira, baravuze ngo ntacyo uzageraho, urakigeraho mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo nuko imyaka 7 ishize ava mu busuhuke ngo aca mu isibo, aravuga ntibyemera, ruswa barazitanga, agera mu murenge aravuga ntibyumvikana, ngo arazamuka. Reka nkubwire Imana irakumukomeza ngo agera kwa perezida, agera ku mwami. Ahageze asanga Imana yateretse mu mutima umwami kubaza amakuru ya Elisa. Gehazi yari yarasigaye mu by'umushunemu, yarasigaye abihinga, asigaye ibyawa babiriye, ibyariwe n'imbwa bigatwarwa n'ubuzukirane. Reka nkubwire biragaruka mu izina rya Yesu. Umwami ngo arimo abaza Gehazi amakuru y'umukozi w'Imana Elisa, ayamutekerereje ngo agiye kumva yumva arakomanze, umushunemu kaza arakomanze, aza afite akababara, aramubwira ngo ninjye wa mugore. Elisa yazuriye umwana aramubwira ngo icara ku gatebe ubanza umbwira amakuru. Reka nkubwire wanga gutanga ubuhamya, ariko ubuhamya buzazura ibyawe. Reka niba inzara yarakuri uzajya ubwira abantu ko inzara yagiye, bizatera Imana gukora ibindi. Niba warabaye mu bukode imyaka myinshi, Imana ikagukura mu bukode, uzajya ubwira abantu ko Imana yagukuye mu bukode. Imana yanjye ni Imana nge mvuga Imana yankuye mu bukode, mvuga Imana yangaburiye shonje, mvuga Imana yanyambitse nambaye ubusa, naragendaga ntambaye ibigunira, nambaye urukoboyi rumwe. Ndabyibutse nibyo bijya bitera Imana gukora. Sinjya nirarira ku bantu, sinjya mbabwiraho Imana ingejeje, mbabwiraho Imana yagize gute yankuye. Ndi umugabo Imana yashonjesheje, ndi umuntu wavuze ivuga butumwa ndataha ndaburara, ariko ntabwo nkiburara. Ndi umuntu wavuze ivuga butumwa nambaye ubusa, ngenda nambaye ibikweto bijandura amazi, ariko ubu ndahinduranya. Reka mbabwire Elisa Nehemiya wavuze amagambo akomeye ngo ababwira uburyo ukuboko kw'Iteka kwamugiriye neza. Reka nkubwire hari impamvu Imana ijya idukoresha iby'ubutwari, nuko tutibagirwa aho yadukuye. Izina ry'Imana nirihimbaza.